ndetse na event mufite muri weekend ariko ngo nimbatura mugabo hari amafaranga ko nabonye ari menshi kuzamo amafaranga ntabwo ari menshi natwe muduheho ntabwo ari menshi utikuti ntabwo turi mu bana batitabwaho bitaweho hari ibintu leta yacu yamaze kubaka yego bituma natwe tugomba guhaguruka tukagira icyo dukora kandi noneho tukagira n'ibyo dusangiza abandi. Kangusuze kandi ngo hayikaze tube tubana umunsi ku munsi wamaze gukora subscribe uri mu Rwanda ndetse uri no hanze y'u Rwanda. Ngendi Twahirwa kuri kamera hariho sinzi niba ndamwita umusore niba ndamwita umupapa ndamwita iki ariko kuba bisanzwe bamuzi bamwita Theo businessman ni kwiyemeza mirimo ni byose. Theo meze fresh meze neza cyane arashize iminsi tutabonana iminsi yaribaye myinshi byiza ko twongera guhura mu zuba. Uri umwe mu bantu tujya duhura bakancarenjinga bitewe n'amagambo bakunda gukoresha simbizi niba uyu munsi ariko nanone biri buze kugenda ariko no munsi ndashaka gutsinda kimwe ku busa maze nta muzamu ufite ndashaka gutsinda kimwe ku busa rwose pe. Anyway weekend simeze ite? Weekend imeze neza ngo abantu batangira weekend kwa kane ku gatanu burase nibyo abantu cyakora abantu bahora muri weekend nicyo njya mbasha kubona gute iyo umufuka nta kigabanuka ahubwo kizamuka mbona ibi minsi yose aba ari ibirori. Se birashoboka ko hari umuntu inangahe Nyarugenge umufuka uhora uzamuka buri munsi cyane biragoye cyane niba hari uzi ukaduha ubuhamya no kuvuga ngo reka wenda tubare ushobora nko kuba dutangiye ku wa mbere ukaba ufite nk'ibihumbi 10 n'urugero mpereye ku yacu hari igihe abasha kuyabona kubabasha kuyabona bikagenda bigera kwa gatanu utarajya munsi y'10 ahubwo uri hejuru yaho. Yego ndumva bahoze muri weekend bitamanutse ngo bigere muri 3 bitamanutse ngo byange bigakomeza bikazamuka. Yego aho ngaho iminsi yose yaba ari ibirori. Yego okay ni Theo n'umujene. Theo ni mu bantu bategura ama events ariko cyane cyane ashingiye ku bukungu niyo mpamvu ntangiye mubaza ntese hari abantu bihora bizamutse wenda araza kuduhereza ishusho ni ryari umuntu ashobora kuba utunzi bwe bwagabanuka cyangwa se bwazamuka ariko mpamya neza ko umuntu wese ukora nyine ibyo byose bagomba kubicarenjinga. Icyo nicyo nemera. Yego rero abantu benshi bakuze muri Popo Life mpamya neza ko maze kuba icyamamare nta muntu wo gukoresha TikTok n'umwe waba atarakubona wakwicaye n'ubundi ukikorera amafaranga kuri iyo ntebe mu magazi kandi ari wowe ahubwo ariko biranashoboka ko wasanga n'ubundi kuyakorera n'uwasanga uri kuyakorera cyane karabaye. Naje kubona yego nta gihe cy'ubusa kibaho kandi nta gucika intege. Nta gihe cy'ubusa kandi nta gucika intege. Uvuze ikintu ibintu hari ibintu bitatu igihe amafaranga n'ubwenge kuri we ni ubifata ute? Kuvuga ngo ikintu cya mbere buriya nemera ni igihe iminsi tereka inzovu mu rwabya igihe kigufasha gukoresha ubwenge bukadufasha gukoresha igihe ahubwo ubwenge ntabwo ahubwo budufasha gukorera ku gihe. Ubwenge budufasha gukorera ku gihe nicyo bisobanuye kuko iyo dufite igihe tuba dufite umwanya wo gutekereza icyo tugomba gukora. Amafaranga akaza ate? Amafaranga aza muri cya gihe watekereje
kimwe watekereje ntucike intege zo kugikora. urugero uyu munsi wa none umuntu akambwira ati rero turi i Nyamirambo ariko ushaka kuba ufite ikiraka Ishyorongi. yego iyo urebesheje ijisho ubona ibirometero ari kure, ariko iyo uzi ko ariho hari amafaranga haba hafi, ku buryo imodoka yaboneka itaboneka uvuga uti uko bigenda kose nagenda ijoro mpagerere igihe nkakura icyo nshaka. ngira ngo n'abandi barabyumva. icyambere ni ifaranga. duheruka kuganira muri event mwari mwateguye yabereye La Poche Hotel, muvuga ku mafaranga, ubwo ni imikorere yayo n'imikoreshereze yayo n'imisarurire, ni uguhinga amafaranga paka kugeza asaruye. uyu munsi bimeze bite? amafaranga amaze kuboneka? uyu munsi dufite ubuhamya kandi bwiza. iyo tuvuga ubuhamya bwiza, ni igihe ufata igihe ukabona cya gihe wafashe ko kitapfuye ubusa, ahubwo cya gihe wafashe ugira icyo ukora ukabona cyabyaye umusaruro, wowe ubwawe ukabibona ndetse n'abandi bakabibona. icyo ni kimwe mu bintu byiza byo kwishimira. kugeza none aha ngaha wenda ndaguha umwanya ubanza uvuge kuri projet yanyu ndetse na event mufite muri iyi weekend. ariko ngo nimba turamugabo, hari amafaranga ko nabonye ari menshi kuzamo? ari amafaranga ntabwo ari menshi, natwe muduheho. ntabwo ari menshi uti banza duhe ishusho muri rusange ya event kigamije, impamvu mwongeye kwitegura nyuma y'iminsi isaga 90 mumaze gutegura ijya mbere. nuko mwabonye abantu bari kubikunda cyane mu kumva mukeneye kuza kwasobanura, cyangwa nuko mwabonye batari kuza mu kumva mukeneye kongera kwakomveka? twebwe rero turi mu bantu bafitiye umwenda igihugu. mufitiye umwenda igihugu cyane? gute? iyo tuvuga ngo dufitiye umwenda igihugu, iyo bari gukora imibare bakagaragaza ko abantu benshi bari mu bushomeri cyangwa se badafite ikintu kibinjiriza, tukaba tumeze nk'abari gukonsoma igihugu tudatanga umusaruro. gukonsoma igihugu tudatanga umusaruro? ariko igihugu kiri mu nshingano zo kubatunga, kubera ko umubyeyi atunga umwana. ese iyo kumera nka bya bivuga ngo urukwavu rukuze rwonsa rwonka abana. none se ubwo umwana udakura we wamwita iki? umwana iyo adakura nyine ntabwo uba umwitaho. niyo mpamvu rero twebwe ntabwo turi mu bana batitabwaho, bitaweho. hari ibintu leta yacu yamaze kubaka, yego, bituma natwe tugomba guhaguruka tukagira icyo dukora, kandi noneho tukagira n'ibyo dusangiza abandi. niba duhora dushima ngo igihugu cyacu kiri mu bihugu bitekanye, yego, tugashima ngo igihugu cyacu kiri mu bihugu bifite internet igenda neza, tugashima ibikorwa remezo bindi, ahasigaye haba ari ahacu. bisobanuye iki rero? twebwe turi gukorera hano kuri application izaho umuntu wenda ashobora kuba ayumvise bwa mbere, wagira akantu gatoya uyivugaho? application yitwa Popolive. na application ahanini umwanya munini akenshi itanga amahirwe menshi ku gitsina gore. ni uvuga ngo yita ku bagore? igitsina gore ivuze abagore, ubwo hari igihe umukobwa ahita avuga ati jye sindaho umugore igitsina gore akaba yakwirukanka gutya ajya gushaka kandi bataragira akajya gushaka kugira ngo akorere amafaranga. ariko nibyo neza ubundi gushaka si byiza, si igeno, si destiny, si igeno ry'Imana. uriya ugiye kugumura abantu bage gushaka ngo nuko bakora amafaranga batashaka. ntabwo ari ukubagumura. niyo mpamvu
bagenda bafatira ku kigero bakavuga ati umuntu cyakora ugeze kuri iki kigero aba agomba gushaka, bagereranyije nuko hari imitekerereze aba afite itandukanye n'iyo uri munsi y'iyo myaka. tangiye kunshanga nanone kandi oya nta kidasanzwe uko biri kose nuko hari igihe nawe ugenda ukura wagera ukumva koko kumva wakwikweduramo gakeya ukumva ufitemo akagufu, kumva ari akantu kari kose, kumva bimeze neza, kumva wakongeraho gusa rero iyo wariye ibiryo ukunda wowe wumva ibyo udakunda bitakugera mu kanwa kuko njye ntabwo mbitindaho upfa kuba nihagiye nabyo bifite imvano burya. Okay, reka dukomeze uruvuze uti Popo Life ihereza amahirwe menshi igitsina gore. Umuntu ashobora guhita atekereza ati se ko ihereza amahirwe igitsina gore ukaba uri kubisobanura uri umugabo. Senateri Evode Uwizeyimana yageze kubaza Musenyeri Smaragde Mbonyintege yarakiyobora diocese ya Kabgayi, aramubaza ati ni gute uvuga ibibazo by'abagore mu muryango kandi utarigeze ushaka umugore, none wowe ni gute uri kuvugira system application yita ku bagore kandi uri umugabo? Twavuze ko ariho itanga amahirwe menshi ariko ntitwavuze ko ikumira abagabo cyangwa se kwikumira igitsina gabo. Ni ukuvuga ngo umugabo w'umugore nawe yemewe bose baremewe ko bajyanamo. Yego. Okay. Abati bose bemerewe kuba bajyanamo. Umugabo niki atemerewe gukorayo? Kurumvikana niba hari umwihariko ahantu, hari nk'igihe umuntu ashobora kukwinjiza muri iyi nzu turimo akakubwira ati ariko ntabwo wemerewe kwinjira mu cyumba. Ni nk'uko na hariya rero umugabo ntabwo wemerewe gukora live. Nta mugabo ukora live, uretse njye najya kuri live nkareba umugabo ndakora hiye sinareba umugabo ari kuri live rwose pe gusa n'iki umugabo yagereka live eko birashoboka kireka ari gutanga amafaranga ariko ujya avuga nimero de compte ngo mushyireho nibwo najya kureba umugabo ari gitaramo stage ijya abagore gusa ariko igitaramo kiba kirimo abagore. Rero niba ushobora kureba uzanarebe n'umuhanzi w'umugabo yari kuri stage uzasanga 60% y'abaririmbyi biwe ari aba pianiste abigitestere ari aba backup bose aba ari abagore 60% kubera ko kuri stage we ntabwo twamureba use ko ari uko ntazi kuririmba. Ndirimbye ntiba wenda bari inyuma yanjye duhamye ko nta bandi ushobora kuririmba amatara kazima sai matara n'undi nta bushobozi yafite bwo kwaka nta bushobozi bibazo uririmbye amatara kazima ngo nahita njyana mu rukiko umuntu westaye amatara ngo kuri stade generateur igeze kuzima n'ubwo humanza hari abakibibazwa base kwenda mazutu yari yashizemo. Nicyo kitumvikana uburyo yashizwemo kandi umuntu abibyashinzwe. Niba iyi mikoro uyifite gutya ndayifite, niba iyo mikoro ushinzwe ko ari ushinzwe kuvugiraho ariyo naguhaye uba ugomba kumekinga shoka ko itari buze kuzima. Ahubwo ubu wari kubanza ukareba niba ngewe mfite ubuziranenge wasanga mu kanya nsusumiye igatakara kute bubayite none umugano ususumiye igatakara byagenda bitera nk'igihe umuntu ahereza abantu nyine gorare igihe naho ku matara bahashyize umuntu unaniwe umwanya wo gukontorora agasinzira gusa warenganye wase. Reka tuzafata umwanya wo kuganira kuri ibi bintu. Tugiye no kwinjira, tugiye no kujya mu gihe abadivantiste bagiye kujya mu isabato bagomba kugenda babona mu butumwa kuko bura nta mudivantiste ujya ufungura message ziba zatanzwe iyo isaha y'isabati igeze ibyo atari ubwo ntiyabirebye tuzavuga ngo yacikanwe tuhite tunamuhereza ubutumwa agiye mu isabato yamaze kubona avuga ati event iteye gutya nibyo nshaka kugira ngo twinjize mu tubwiro te event imeze gutya izanimo n'aba ngaba ni iki gishyashya umuntu azungukiramo ubundi dukujye tubangura ku buryo duhita tunatanga message byoroshye. Murakoze cyane. Mbere na mbere rero twebwe event yacu iyo tuyitegura dutumira abantu bakoresha application. Yego. Iyo bari hariya n'abayikoresha cyangwa n'abashyashya mere kuza abayikoresha. Umushyashya we kubera ko
nta makuru aba afite ahagije. Hari ibintu ushobora kumubwira akavuga ati abangaba ni abatubuzi, kandi inshingano ya mbere yacu ntabwo ari ugutubura, ahubwo inshingano yacu ya mbere ni ukwereka abantu ibihari, ubundi agakora amahitamo y'icyo agomba gukora. Icyo dukora turakubwira, iyo tumaze kukubwira wowe ufite inyurabwenge yawe, hari uburyo ufata ibintu ukabyanariza. Iyo umaze kubyanariza niwo ukora amahitamo yo gukomeza imbere cyangwa se yo gukata ku ruhande. Rero uriya munsi wacu dutumira abantu, ari abo turi hamwe muri timu, ari abo mu yandi matimu, tukaha uburenganzira ubishaka akaza, wumva afite uwo muhate, ubundi tukaganira. Iyo tuganiriye tubwira buri muntu wese ko agomba kugira uruhare ko mugenzi we nawe niba ari icyiza yabonye kuri application yagisangiza undi. Urakoze cyane, uravuze ibintu bigendanye no guhana amakuru. Nibuka mu kanya ubwo Perezida wa Repubulika yakiraga indahiro z'abaminisitiri bashyashya baje muri guverinoma, yababwiye ati mwicaye kuri iyi ntebe ariko mumenye ko uko byagenda kose, byabasaba kuribwirwa, byabasaba kugira gute, mugomba kuzuza inshingano. Nawe urabuze uti uko byagenda kose, waba urimo waba utarimo, ariko warashaka gukora amafaranga, ugomba kuza kandi tugafatanya umushumi umwe kugira ngo tubashe kugera kuri ya mafaranga dukoresheje ya mahirwe igihugu cyatanze. Nicyo cya mbere twishimira, kuba dufite igihugu gifite internet igenda neza, noneho tukagira n'umwanya wo kuba ya internet twayibyaza umusaruro. Mu by'ukuri iyo turimo kurushaho kwiteza imbere, hari byinshi tuba turi korohereza na leta yacu cyangwa se n'igihugu cyacu muri rusange. Yego. Iyo ubashije kubona amafaranga yinjira buri kwezi, bituma waguka no mu bitekerezo, ukumva ko utagomba gutega amaboko kuri leta, ahubwo ko hari ikintu ushobora kunguka nawe ukaba wakunganira leta. Umuntu ushobora guhura n'umuntu hariya babaye kubera ko hari icyo wabonye, ukavuga uti ngaho nawe gendera ijoro urare neza. Ni muri ya mahirwe twagiye tubona. Ibyo byose rero iyo ubitekerejeho biguha umwanya wo gutekereza ku bandi, ukavuga ese noneho birashoboka ko hari umuntu ufite interineti ariko akaba yagura interineti y'ukwezi ikarinda irangira nta musaruro. Rimwe na rimwe n'amaso yamenetse, kameneka nta n'akandi ko gusimbuza, ari kwirebera ngo buri kantu, uri kwirebera uduki twose turambarira. Niba tutimbabarira icyo mpamya ni uko hari igihe dutakaza dufata. Hari igihe nanjye byambayeho afata umwanya ureba ibyarangiye. Ku kibundi reka ko ari inkuru ndimo nasoma vuga ko uno munsi abana batoya cyane cyane muri leta y'Ubwongereza, abataraye bagereza imyaka 11 bafata umwanya munini kuri internet yabo, yaba ari ababyeyi cyangwa se amatelefone babaguriye, bagafata umwanya bareba amashuri ukoza soni ku mbuga nkoranyambaga. In time hari ibyo umuntu ashobora kuza kureba. N'abanyarwanda bonye ngo hari inshuro nyinshi twinjiye muri weekend ngo abanyarwanda bareba amashuri ukoza soni kenshi muri weekend, mu gihe ari umunsi noneho uvuga uti wakora amafaranga mu mwanya wo kubanza kureba amashuri irukoza. Ni kuvuga ngo rero twebwe tugira amahirwe hariya kuri application, ni ibintu bitagoye, kuko mu gihe cy'amasaha 24 bagusaba nibura byibuze kuba wakozemo amasaha 2. Bivuze ngo ufasha amasaha 24 ukagabanya n'ibyo usabwa gukora, sabwa nibura ku isaha ko wafatamo iminota 12. Iminota 12 mu isaha. Ako ushobora no kutayifata mu isaha ukayifatira isaha icyarimwe. Yego, bitewe n'umwanya ufite. Bivuze ngo rero ibyo bagusaba gukora ntibyica ibindi byose ukora. Urakoze cyane. Event izabera hehe? Zabera mu mujyi kuri La Poche Hotel n'ubundi. Poche Hotel manza umufatanya bikorwa. Urumva twatangiye tuvuga umutekano. Natwe tujya ahantu tubona umutekano, dukeneye ahantu hatuje,
kandi twasanze hujuje ibisabwa muri bimwe dushaka. C'est la Poche Hotel mu mujyi rwagati. Ni mu hotel nziza cyane. Kugeza none ahangaha ukurikije imyumvire y'abanyarwanda uburyo bagenda bumva online money cyangwa se online marketing, nuko watangiye uyirimo uko wavuze kumaze n'igihe kinini, n'icyo ubona kigenda gihinduka ku myumvire y'abanyarwanda? Ubu imyumvire iragenda ihinduka. Gusa buriya yahinduka itahinduka, hari ahantu hamwe cyangwa ahandi haba hari abantu bahura n'ibibadindiza bakaza uti ni ibiki. Hari application cyangwa se hari uburyo abantu bamwe bakoresheje bakabukoresha mbere yo guha umusaruro ababukoresha, bakabaka ahubwo mu byo bafite. Tuvuge n'urugero, nkaza nkagusanga nkakubwira rero urazana amafaranga runaka uzajya ukorerayo. Ukibaza se nzajya nkora iki? Ti wowe uzagira gutya. Ntabwo amafaranga musaba? Nta mafaranga dusaba. Mbere turakubwira ngo ufite internet. Ufite internet ubwo biba byumvikana ko ufite telefone cyangwa machine. Machine ntabwo application ijyamo. Usabwa kuba ufite internet muri telefone yawe. Mbese ufite telefone ikora neza, nta musaruro ubona neza. Ikora nabi urarwana ukajya uhora nyine nawe ubyigana, kuko hari nka telefone zidafite ubushobozi bwo kuba yakwaka iminota 30 itarashyuha cyangwa itaraziba. Aho rero niho twaza ngo niba ufite internet na telefone yawe ikora neza, tuza ahangaha urajya ukora buri kwezi ubone ibyawe. Yes, ngaho reka twihute. Sinzi niba hari message wagenera abakunzi ba Popular ndetse n'abazaza ku cyumweru bayiguye icyo bahishiye, then tugahita tubaha ibyabo. Reka mbanze nshimire abadufashije kuri aya mashusho. Yego, tubivuze ngo nawe urimo. Yego. Na cameraman wundi. Yego. Dushimire abantu bose bafite umuhate wo gushaka gukora kuko bafite gahunda yo kwiteza imbere. Abacitse intege nabo nkababwira ngo mugerageze ntugacike intege ku kintu kizana umusaruro, kuko imvune zacu nizo zituma tugera ku byo twifuza. Abazaza bo twavuganye turanavugana buri munsi, ndabizeza ko inkoko niyo ngoma neza. Twashyizeho amasaha ahagije kuhagera kare kugira ngo umuntu yisanzure. Igihe umuntu aturuka mu ntara akaza bakicare isaha imwe yari ku isaha akamusangahe. Twashyizeho ko saa 5 wa mbere agomba kuba hageze. Muri umuntu aba ari isaha yo gutangirira, ntabazi yo gutaha. Yeshobora kuba afite pati. Reka mbasezeranye ko 90% cyangwa se 100% ibirori bazabikurikira no kuri Ram TV 5/5. Natwe turabashimira kandi abakurikira iki kiganiro n'abakurikira channel basharinga bakanda subscribe, kandi ubwo niko gutuma namwe mukomeza kwagura ibindi biganiro. Uko babikora cyane niko namwe babaha ingufu zo kugera kure, ni nk'umwenda babashyiramo kugira ngo mugere n'ahandi. Natwe turabashimiye, naho gutaha. Urakoze cyane. Ni Ram TV ngendiye emitwarirwa kora like, share na comment, subscribe ubundi tujye tubana 5/5. Amakuru nakagaruka mubwire ni twinjiye muri weekend, muzagire weekend nziza. Ikindi nuko tubayetumiye ko tuzajya kwinjoyinga muri La Poche Hotel. Abantu benshi bundi nta banyarwanda nabo bagira umuco wo gukunda hotel, ariko bavuga ati twebwe twabazaniye muri hotel, ntabwo tuzajya muri Kigali Exhibition Village oya, muri hotel. Ndashobora no kujya wowe ujye muri hotel kuko haba harimo kurya no kunywa n'ibyo nzi ya. Ubundi umuntu wese kugira ngo agaragaze ko yizi buriya reka mwereke n'ujya no mu bukwe. Yego.
umva ubundi uvuze akantu nta bintu byo kujya umva uvuze akantu reka maze nibutse abantu bantu mutegura inama za online urumva bantu mutegura inama mugahuza abantu hatari ibintu byo kurya no kunywa izo nama mujye muzikora online bagume mu rugo ibyo birori rwose sinabijyamo yewe buriya nunantomera mu birori uzakira ahantu bakora mu kazi kuko iyo ndi mu kazi mbanzi yuko ubwo ndera ku ruhande nkareba niba turi burya cyangwa turi bumwe buri ikintu gituma umuntu yizihirwa ni ukuba umubiri utura umubi upfa kuba nirereye njyewe mu gifu yihagiye ibindi byo no aha murakoze cyane namwe mukomeje kubana natwe namwe kandi mwifuza kujoyininga amarembo arafunguye washaka kuzakuvugisha kuri nimero 07 8 we kutandika 5 2 6 ongera isubiremo 07 8 5 5 6 5 urakoze cyane.